Ese ashimwe bene data, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, tugushimiye kuri Imana nziza, uri Imana idukunda, ubana natwe ibihe byose, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Tugeze imbere y'ubwiza bwawe, ntacyo tuzanye mu ntoki cyabasha kuducungura. Duciye bugufi kugira ngo twejeshe amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo. Kimara kutubabarira, ubane natwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe. Utwemerere uyu mwanya ubumugisha ntube impfabusa, kandi utwemerere ijambo ryawe ritubere impamba muri uru rugendo. Icyo twanze ni ukora kwa Satani n'ingabo ze, duhagaritse imyuka mibi, twitaye mu nyanja yo kwibagirana. Dutumiye Imana, Umwana n'Umwuka Wera ngo bibane natwe twese none n'iteka ryose. Amen. Tugiye kumenya dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere umurongo wa 8. Reka nsome mu izina rya Yesu. Icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, niryo jambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima. Iri ni ijambo Yesu yabwiye abigishwa be ubwo bari kumubaza ibibazo aba agiye kuzamurwa mu ijuru. Arababwira ngo nibagende bajye mu murwa i Yerusalemu, abe ariho bategerereza kugeza igihe bazahabwa imbaraga nshya, kuko yari yaragendanye nabo, yari abazi. Bari abanyantege nke, bari abanyabwoba, barahindagurikaga, ntago bahamyaga. Ariko Yesu aravuga ngo nimugende mujye i Yerusalemu, mutegerereze mu murwa kugeza igihe muzahabwa imbaraga. Barabikoze rero nk'uko yabibabwiye, ariko Yesu ngo yarakomeje arababwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira. Bene data, iyo umuntu Umwuka Wera yamumanukiye, iyo umuntu yuzuye Umwuka Wera, aba afite imbaraga zo guhamya. Arahamya ahantu aho ariho hose, muri situwasiyo yose yaba ari gucamo, umuntu ufite Umwuka Wera arahamya. Natwe birakwiye ko twuzura Umwuka Wera kugira ngo tubashe guhamya, duhamye Imana ahagaragara n'ahatagaragara. Nasomye ijambo ry'Imana. Yosefu yaranshimishije, ngo yari ari kumwe na Mukapotifari. Mukapotifari ashaka kumugusha mu cyaha, ngo noneho ngo Yosefu ngo aravuga ngo ntago bishoboka ko nacumura ku Mana yanjye. Bene data, birakwiye ko duhamya Imana ahantu hose, ahagaragara n'ahatagaragara. Tugahamya Imana mu batayizi, tugahamya Imana aho dukora, tugahamya Imana mu bo tugendana, tugahamya Imana mu nshuti zacu, tugahamya Imana mu rugo aho dutuye, tugahamya Imana mu baturanyi, ubundi Imana ikagaragara muri twe. Umuntu wuzuye Umwuka Wera aba agomba guhamya Imana igihe cyose. Meshaki na Saduraka na Abedenego bahamije Imana ubwo Nebukadinezari yabateraga ubwoba, yubatse ikigirwamana ngo bakajya banga kucyunamira, bakanga kucyubamira. Ngo noneho ngo aravuga ngo ngiye kongera rimwe, ngo nimutacyubamira, nimutagipfukamira, ati ndabaterera mu itanura ry'umuriro. Ngo barangije bashira ubwoba, ngo baravuga ngo ntago, ngo Imana yacu ngo ibasha kudukiza, iyo twizeye ibasha kudukiza, ngo ariko nawe itadukiza. Oh haleluya, Imana ishimwe. Ngo nawe itadukiza, ngo ntago bishoboka ko twakorera Imana zawe, ntago bishoboka ko twakubamira Imana zawe. Imana itugirire neza. Bene data, abagabo batatu baranshimishije, bahamya Imana. Kandi bene data, nagira ngo mbabwire ngo iyo umuntu ahamije Imana, nawe ibana nawe, Imana ibana nawe, Imana irigaragaza. Icyo dusabwa ni uguhamya, icyo dusabwa ni ugushira ubwoba, tugahagarara dushikamye. Imana ishimwe. Tugahagarara dushikamye ku byo twamenye, tugahagarara dushikamye mu gukora ibyiza. Imana ni kidushakaho. Wowe icyo ukora ni ugutera intambwe, ugahamya, ubundi ibindi Imana ikabyikorera. Icyo usabwa ni uguhagarara ushikamye, Imana ikagushyigikira. Imana ishimwe. Ngo Yesu rero arangije abwira abigishwa
abigishwa be ngo icyakora ngo muzahabwa imbaraga ngo umwuka wera nabamanukira. Mwene data, ndagira ngo muri iki gihe nawe usaba Imana iguhe imbaraga, ikuzuze mwuka wera. Imana ishimwe, kuko umwuka wera ni imbaraga. Imana itugirire neza. Iyo umuntu yuzuye mwuka wera, iyo umuntu umwuka wera yamumanukiye, akora ibyiza, agendera mu nzira nziza. Bene data, umuntu wamanukiwe n'umwuka wera abona imbaraga zo guhamya n'ahantu bikomeye, abona imbaraga zo kuvuga Imana ntabwo bafite, abona imbaraga zo kuvuga Imana mu kuri. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Birakwiye rero ko natwe dusaba Imana ikatwuzuza umwuka wera kugira ngo tubone imbaraga zo guhamya, kugira ngo tubone imbaraga zo kuvuga Imana, kugira ngo tubone imbaraga zo kwirinda icyaha n'igisa nacyo. Imana ishimwe. Bene data, mwuka wera hari imirimo akora muri twe. Mwuka wera yageze muri twe, mwuka wera atuma dutinyuka, tugashira ubwoba, tugashira amanga. Imana ishimwe. Mwuka wera atuma duhamya, tugahamya Imana ahantu hose, tugahamya Imana ahagaragara n'ahatagaragara. Imana ishimwe. Mwuka wera atanga ubuzima. Imana ihabwa icyubahiro. Bene data, mwuka wera atanga ubuzima. Hahandi wabonaga kugeze ku munota wa nyuma, mwuka wera atanga ubuzima. Mwuka wera, oh haleluya, azura ibyapfuye. Hahandi wabonaga ko iherezo ryawe rigeze, hahandi wabonaga ko nta cyerekezo cy'ubuzima ufite, mwuka wera ajya bizura bikaba bizima. Imana ishimwe. Mwuka wera atanga uburere, umuntu akamenya uko yitwara muri uru rugendo, umuntu akamenya icyo agomba kuvuga n'icyo adagomba kuvuga, umuntu akamenya uko akwiye kwambara, umuntu akamenya, oh haleluya, ibikwiye umukristo. Imana ishimwe. Imana itugirire neza. Mwuka wera atanga amakuru. Mwene data, mwuka wera yatanga amakuru, ukamenya uko ukwiye kwitwara, ukamenya ibyo mu gihe kizaza. Imana ishimwe. Ukamenya ibyo mu minsi iri imbere ukabimenya. Imana ihabwe icyubahiro. Bene data, birakwiye ko kuzura umwuka wera kugira ngo tubone imbaraga zo guhamya Imana, kugira ngo tubone uko dukora ibyo gukiranuka, kugira ngo tubone uko dukora iby'Imana ishaka. Imana ishimwe. Yesu rero ngo arangije abwira abigishwa be ngo icyakora muzahabwa imbaraga ngo umwuka wera nabamanukira, ngo kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Imana ishimwe cyane. Bene data, birakwiye ko duhamya Imana mu byo dukora, mu byo tuvuga, aho dutuye. Birakwiye ko tuba abagabo bo guhamya Imana. Birakwiye ko dushikama tukavuga Imana. Birakwiye ko tubwira abantu iby'Imana. Birakwiye ko tubwira abantu batazi Imana ko Imana iriho. Birakwiye ko tubwira abantu ibyo kuva mu bidafite umumaro. Birakwiye ko duhagarara nk'abagabo tukabwira abantu ko mu mwijima nta cyiza kiriyo. Birakwiye ko wowe unkurikiranye wuzura imbaraga z'umwuka wera kugira ngo ubashe kubwira abantu ko imbabazi z'Imana zikiriho, ko Imana ikiri ku ntebe y'imbabazi, kugira ngo bave mu bidafite umumaro, kugira ngo nabo baze mu nzira nziza yo gukora iby'Imana ishaka, kugira ngo bazabone iherezo ryiza. Imana itugirire neza. Mwene data, ndagira ngo ubwire ngo hamya Imana ahantu hose, kandi ubwire abantu Imana, ubwira abantu ibya Yesu, ubwira abantu ko Yesu ariho, ubwira abantu ko Yesu akora, ubwira abantu ko Yesu ahindura ubuzima, ubwira abantu ko Yesu tumuboneramo ubugingo, ko ntawe uzajya kwa data atamujyanye. Hagarara ushikamye uvuga ibya Yesu, amubo muturanye mu rugo iwawe ndetse no ku mpera y'isi, ubabwire ibya Yesu, ubabwire iby'Imana, ubabwire ko hari inzira ebyiri, hari inzira y'ubugingo niyo kurimbuka. Ubabwire bave mu nzira yo kurimbuka baze mu nzira y'ubugingo, ariyo nzira ifunganye. Ubwire abantu bave mu nzira ngari baze mu nzira ifunganye, kuko nijyana ku bugingo. Kuko igihe tugezemo abantu benshi bari kugendera mu kigare, abantu benshi bari kugendera mu
muri kirabaye abantu benshi bari kugendera ku bandi, abantu benshi bari mu gahuge, abantu bararangaye. Babwire ngo bave muri ibyo ngibyo kuko dufite igihe gito, baze banyure mu nzira ifunganye ariyo Yesu Kristo itujyana mu bugingo buhoraho. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Bene data rero, iyo umuntu yuzuye umwuka wera hari imbuto zigomba kumugaragaraho. Hari imbuto z'umwuka wera: ni urukundo, ni ugukiranuka, ni amahoro, ni ibyishimo, ni ubugwaneza, ni ukugira neza. Imana ishimwe. Ibyo ngibyo umuntu wuzuye umwuka wera nibyo bigomba kumuranga. Twirinde rero ikibi icyo ari cyo cyose, twirinde imirimo ya kamere kuko imirimo ya kamere ijyana kurimbuka, ariko dukore imirimo y'umwuka wera ari izatujyana mu bugingo buhoraho. Bene data, ndabinginga kugira ngo muyoborwe n'umwuka iteka, nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira, kuko ibyo kamere irarikira nibyo umwuka yanga. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo ibya kamere n'iby'umwuka birahabanye. Nimureke rero tuyoborwe n'umwuka, kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana abo nibo bana b'Imana. Mwene data, emera uyoborwe n'umwuka, kubera ko nibwo uzabona ubugingo buhoraho. Uyoborwa na kamere, kuko kamere irarikira. Ibya kamere ni ubusambanyi, ni ubwicanyi, ni ishyari, ubugambanyi, kubeshya. Ibyo byose ni ibya kamere, ariko nimureke tubyirinde, tubitere umugongo, ahubwo tuyoborwe n'umwuka, twere imbuto z'umwuka wera. Nicyo Imana idushakaho. Bene data, Imana ishaka ko twuzura umwuka wera tugakora umurimo hakiri kare. Nimwambare imbaraga, nimwambare imbaraga, dukora umurimo waduhamagaye hakiri ku manywa, kuko dugiye kwira. Mwene data, ndakwinginga kugira ngo ukoreshe igihe cyawe neza, utazicuza, kubera ko igihe dufite mu isi ni gitoya. Mu isi turacumbitse, turi abashyitsi kandi turabimukira. Iwacu ni mu ijuru. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo mube maso, mukoreshe igihe cyanyu neza, nanjye mbe maso nkoresha igihe cyanjye neza. Kandi bene data, amatabaza yanyu ahore yaka, muhore mugendera mu rumuri, muhore mukora ibyiza, muhore mukora ibyo gukiranuka. Nibyo Imana idushakaho, kugira ngo tuzabe mu gitaramo cy'abera. Nanjye mpore nkiranuka, nkora ibyo Imana ishaka, kugira ngo tuzabane muri cya gitaramo cy'abera. Kuko umuririmbyi yaravuze ngo waba wararuhiye iki wa musi utabonye Yesu. Mwene data, ndagira nkubwire ngo waba wararuhiye iki wa musi utabonye Yesu. Iminsi wasenze waba wararuhiye iki? Iminsi wateranye waba wararuhiye iki? Iminsi wazamutse umusozi waba wararuhiye iki? Iminsi wabwirije waba wararuhiye iki? Ya minsi waririmbye waba wararuhiye iki wa musi utabonye Yesu? Birakwiye ko wuzura umwuka wera, kugira ngo ubone imbaraga zo guhamya Imana, kugira ngo ubone imbaraga zo gukiranuka, kugira ngo ubone imbaraga zo gukora ibyo Imana ishaka, kugira ngo ubone imbaraga. Oh haleluya, Imana ishimwe. Birakwiye ko twuzura umwuka wera, kugira ngo duhagarare dushikamye, dukora ibyo Imana ishaka kandi yishimira. Imana itugirire neza, Imana ikomeze bampera umugisha. Bene data, mwuka wera baganze, kandi mwuka wera nabaganza muramenye icyo mukwiye gukora, kuko mwuka wera ibimuberamo ni byiza gusa, n'iby'Imana ishaka kandi n'iby'Imana idushakaho. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo muyoborwe n'umwuka iteka, nanjye nyoborwe n'umwuka iteka, kugira ngo tudakora ibyo kamere irarikira. Imana ibampere umugisha, Imana ibiteho, kandi mwuka wera akomeze abane namwe. Ndabwira n'umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, kugira ngo amwakire. Igihe ni iki, ejo ntituhazi. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ufate amahirwe umwakire, agukure mu gitabo cyo kurimbuka, akwandike mu gitabo cy'ubugingo, agufate ukuboko, kuko niho tuboneramo ubugingo. Niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo umwakire, agufate ukuboko, kugira ngo azakugeze mu ijuru amahoro. Imana iguhe umugisha, wowe uri kunyumva, kandi ikomeze kwiteho, kandi ikugenderere, umenye icyo ugomba gukora mu gihe cyawe. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, tugushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza utubwiye.
Ijambo ryawe riratubwiye ngo icyakora ngo muzahabwa imbaraga, ngo umwuka wera nabanukira, ngo muzaba abagabo kumpamya. Oh haleluya! Data mwiza, natwe umwuka wera turamukeneye mu gihe nk'iki. Turi mu bihe bigoye, turi mu bihe biruje umugenzi. Dusukire mwuka wera kugira ngo tubashe kuguhamya, kugira ngo tukuvuge, kugira ngo dukore ibyo gukiranuka. Abankurikiranye ndabasengeye, bana nabo bagirire neza, nabo buzuze mwuka wera kugira ngo bagire imbaraga zo kuguhamya mu mahanga yose, bakubwira batakuzi, bakubwira batakwemera, bavuga ineza yawe n'urukundo rwawe, bavuga imbabazi zawe, babwira abantu ko ukiri ku ntebe y'imbabazi, babwira abantu ibyo kuva mu bidafite umumaro. Mu izina rya Yesu Kristo, urwaye mukize, ufite intimba n'agahinda muha amahoro mu mutima, umushomeri muha akazi mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana nizibane nabo, buri wese uko agukeneye nakubone. Dusengeye umurimo wawe Mwami, gabanya abarimbuka wongera abakizwa mu izina rya Yesu. Batarakumenya ubaye kukumenya, abadahinduka ubahindure mu izina rya Yesu. Mana ongera uhembure umurimo wawe mu izina rya Yesu Kristo. Data mu izina rya Yesu turakwinginze rwose kugira ngo tugenderere, usuke mwuka wawe, uduhe kuyoborwa n'umwuka iteka, kugira ngo tudakora ibyo kamere irarikira. Dusengeye ababyeyi bategereje urubyaro, bana nabo bagirire neza, barwanirire rwose, biyereke ubaremere igitangaza. Mwami Imana, ngo Hana arangije arasenga, ngo asenga n'umubabaro ahiga n'umuhigo, ngo urangije wumva gusenga kwe, ngo umuhe icyo yasabye. Aba babyeyi ndabasengeye, ndabingingiye Mwami, nta wundi wabatabara, nta wundi wabarengera, utabarengeye nta wabavugira. Mana ndabasengeye, baremere igitangaza nk'uko wiyeretse Rebeka ubwo Isaka yamwingingiraga ukamuha abana b'impanga. Mana ndasenze kugira ngo aba babyeyi Mana nabo baremere igitangaza, ubahe guheka. Urakoze Mwami ko wabanye natwe, icyubahiro ni icyawe ubu n'iteka ryose. Amen. Imana y'amahoro ikomeze bampera umugisha. Mwakoze cyane kubwo kumva ijambo ry'Imana. Mwuka wera naganza ategeke mu ruhande rwanyu, kandi ikiruta byose Imana ikomeze barindira ubugingo, kuko aribwo buruta byose. Naho butaha. Bye.